byarande wakwereka ahubwo nuko nihangana wakabaye wariyahuye yewe nuko nkunda ibiryo ngishaka kurya. Imibereho y'iki gihe ishingiye ku iterambere mu nzego zose, benshi banavuga ko ihenda umunsi ku wundi, barashimangira ko igira uruhare rukomeye mu ihinduka ry'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda. Iri terambere ngo risa n'iryarenze ubushobozi bwa bamwe mu banyarwanda biganjemo urubyiruko, kuko ngo kuri ubu bigoranye cyane ko umusore ashobora kwiyubakira inzu ye, ibi ngo bikaba bibatera guhera mu bikari bya base, ari nako ngo abakobwa bagumirwa ahubwo bakabyarira abana iwabo. Uyu ni umubyeyi wo mu karere ka Kamonyi ufite umuryango w'abana 7 barimo abakobwa 4, bose babyaye abana 6 batagira base bazwi. Barubaka bakayihirika n'uwo bakwemerera bakamubaza ikintu cyemeza ko icyangombwa cyo kubaka, ugasanga bakamuca nk'ibihumbi 225 kandi ari bakajamuze. Ubwo nawe agahita agirira agafata umukobwa wanjye agatunze akamutera inda, yamutera inda akaba n'injuruha ndera umwana we baheze mu rugo, nese ubu bazajya hehe? Ariko ntabwo byumvikana umukobwa ngo agahera mu rugo cyangwa akabyarira mu rugo kenshi 2 3 kanahubwo byose bwegwe mfite abahungu mfite n'abakobwa ariko bose bahezaho. Ariko subwirebye ari umuhungu wanjye ari abahungu banjye bahezaho, mfite abahungu 4 babuze ubushobozi bwo kubaka, ari abakobwa banjye mfite abakobwa 5 baraho hamaze kubyara 4. Ubwo se urumva ibibazo bimeze bite? Bamaze kubyara 4 hasigaye umwe. Ubu se umwe afite bangahe? Umwe afite 2 undi afite 3 umwe afite 1 gutyo. None se bose mubana mu nzu yawe cyane ahubwo ako kazu se kanganitse na kazu gafite ibyumba 2, umwe ajya mu cyumba kimwe, ubwo abo ngabo bagenda bagateranira muri icyo cyumba, nanjye nkarara mu cyumba kirimo ibintu byo kurya. Ubwo ibyo bintu bishoboka koko? Ubu no kuvuga ufite ibibazo byarande wakwereka ahubwo nuko nihangana. Wakabaye wariyahuye yewe nuko nkunda ibiryo ngishaka kurya, naho ubundi nuko nkunda kurya nagenda, ariko ntabwo nzabikora. Ariko kandi nabasize hesa abuzukuru banjye n'abakobwa banjye. Nubwo uyu mubyeyi wavuga ko ubukene bukabije buri mu rubyiruko rw'iki gihe ariyo ntandaro yo kugumirwa kw'abakobwa be, ndetse ngo bikanamuviramo no kugorwa n'imibereho y'ababuzukuru be, impuguke mu mibanire y'abantu zo ntizemera ko ubushobozi buke mu rubyiruko bushobora gutera iki kibazo. Hari ikibazo cy'imibereho y'ubu, abantu abasore n'inkumi bumva yuko badashobora gushakana nta kintu na kimwe bafite, ariko bifite urukundo. Ikintu cy'urukundo nicyo cyagombye kuba icyambere gihuza abantu kugira ngo bashakane. Sivuze yuko ibintu bidafasha mu mibereho, ariko ibintu bidafite urukundo ntabwo rwarugo rubaho, ariko urukundo rudafite ibintu rushobora kubona ibintu. Icyo rero nicyo abasore, abana bubu, abasore babyiruka, inkumi zibyiruka zidasa n'izumva. Naho kuba aba babyeyi arebo bavuga ko bagirwaho ingaruka zikomeye n'iyi mibereho y'urubyiruko, Dr Sebaganwa aravuga ko nabo ubwabo babigiramo uruhare, ndetse akanaheraho abagira inama mu rwego rwo kwirinda ibi bibazo. Ababyeyi rero dufite uruhare runini muri icyo kibazo, dufite uruhare rwo kuganira n'abana bacu. Uburere nibwo bwibanze mu muryango. Abana nubwo wagira abana bariho barangiza za kaminuza, ubwo burezi afite iyo siyansi azi, ariko hari ikibanze cyo kumva sense cyangwa sense y'ubuzima. Abana bageze igihe cyo gushaka cyangwa bariho baragira igihe cyo gushaka, kenshi mukorane, umubyeyi akorana ikiganiro n'abana muri ubwo buryo. Ese ururegeza gushaka, urumva uzashaka umuntu umeze ute, ugatangira kumva uko abitekereza. Icyo nicyo n'uruhare rwacu dufite nk'ababyeyi byo kubwira abana ngo bashyire ibirenge hasi, bareke gushyira ibirenge hejuru, bareba indi mico n'ubundi buzima bw'ahandi. Aba baturage bo barasaba ko abahungu babo bakoroherezwa kubona ibyangombwa byo kubaka, kugira ngo abakobwa babo babone aho bajya, bityo bagabanye no kubyara abuzukuru bo kuba mu buzima bukomeye kubw'ubushobozi buke bw'imiryango yabo. David Nzabonimpa, Isango Story.